nta kipe Mukura reka mbwire Mukura umuturanyi wanjye munyibwire itegura ahantu izatwara ibitego. Mukura niyo muzakurikizaho icyizere ni cyose kuzayitsinda cyane. Ubu nzaba mvuye mu rugo noneho nzava mu rugo noneho nirange naritogosheje. Harya watubwiye ko byagenze gute kugira ngo nahunge urugo? Nahunze urugo kubera umugore wanjye afana APR n'abana mbyaye bafana APR. Urumva nahunze urugo rero urumva abantu bangana gutya ikintu cyose nkoze icyo nkoze cyiza icyo nkoze kibi bahita bavuga 8 icyo nkoze cyizi 8 ubwo se urumva utahunga ari wowe wanjye. Mbwira nk'abakinnyi bari iki cyambere ubonye uvuga uti babaranyemeje nubwo ntakabemeye. Aba uwa mbere na Asmani uwa kabiri urumva tambwe abakinnyi barakwemeje baranyemeje ahubwo umuntu wari wabicaze polisi yari kwiye kumwambika amapingu. Hanyuma nitivuga ku mutoza urabona amayeri yayandi ubona yitwaye neza. Ikintu navuga ku mutoza haracyari iminsi nzakivuga ubutaha ndabona hari ikintu kitarasa. Muri make ntago unyuzwe? Sinyuzwe ku mutoza. Hanyuma hari abantu baba bavuga ngo ya umutoza nitumwemera ubuyobozi nitubwemera swati ibiki tutemera bigatuma bataza ku kibuga. Ubundi koko ni ikibwira umufana ukwiye kuba atekereza mbere yuko ibindi byose atemera umutoza cyangwa atemera umunuza abakwiye kuza koko? Oya je nakubwiye ati iyo ugwaje umugore ntago mwirukana urumva uramugwaza niyo mpamvu rero abafana nta mpamvu yo gucika intege. Ikipe ni yabo naho bazayishyira ni yabo urumva umutoza araza akagenda ariko akayidusigira urumva. Niyo mpamvu rero ikipe yacu tugomba kuyijya inyuma yaba mu bibi no mu byiza hose tukayikurikira. Hanyuma akabaza kamaze kudugana no ku musozo turi mu nzibacyuho kandi igihe cyatanzwe kigiye kurangira. Niki wakisabira nka ministeri cyangwa na RGB yatanze iyo nzibacyuho? Niki wayisaba ubuyobozi bona bubereye Rayon Sport bwatuma isubira ku murongo koko nubuhe? Ikintu cya mbere nuko babanza kugira amategeko urumva umuyobozi wese bazajya bashyiraho akagendera ku mategeko. Ikindi uwo bazatora wese ari kugendera ku mategeko jewe nzabashimye ariko cyane abo dari ikipe bayimurekere. Wowe uremeza ko muri iyi nzibacyuho abo dari ikipe bamureka itoze ayiyobore nta kibazo? Nta kibazo bose bayimurekere kuko ibintu ariho akora byanze bikunze n'ibyo ntuza Tadeo yakoze urabona ko ari ikintu kiri kuza nubwo nyine byabanje kugorana ariko bizaza. Wowe muri make uranyuzwe abudara kumana ikipe? Nayigumane kabisa. Urakoze cyane. Urakoze namwe. Rero nkuko nababwiye nanjye ndabyemera bahita Isaka tuyishimire iwacu mu karere ka Ruhango. Ngero nangaha imodoka yanengushye sayo cyambere cyagiyemo ariko umutoza arumva yangone akantu keza nazibagirwa kuba ndanezerewe. Ubutaha simuhanga se ku gatandatu uzamfasha tuganire. Mukura nayo irabirya ibitego biteratu. Urakoze cyane. None gahunda imeze Asumani umva na Foronganye sabyibuza Foronganye wamubonye namubonye rwose. Wamubonye gute se? Foronganye ari kugaruka neza. Imana ifashe rumva Imana ifashe agutsa umwaka nge nifuza ubuyobozi bwa Rayon Sport umwaka yasabye bamusinyisha ubutuvugana hamwe yabaye byiza navanga umwaka businya n'ukuri kumana wakoze cyane. Rero nkuko nababwiraga aba n'abafana batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport tubabaza kuko bakiriye icyo cya mbere. We ni watubwirara ndaye tubwira ukuntu wabigenza. Amazina yawe ni nawe waturutse? Banyita Murinyo naturutse Iremera Godiar. Ikipe yawe igice cya mbere kirarangiye itsinze ibitego 2-0 ni ibitego bya Tambwe Gloire ndetse na Kitoko na Rikawu Kitoko. Ni gute ubonye ikipe yawe mu gice cya mbere? Ekipe yanjye mbonye ari ikipe iri gukina neza. Urabona twahuye n'ikibazo. Umutoza yaje ari mushya azana n'abakinnyi bashya duhita duhura n'amakipe akomeye niyo mpamvu yanatwokeje tukaba tumaze kurya ibitego 8. Uyu munsi rero ikipe urabona ko bayipanze neza igororotse uburyo ipanze ni neza cyane rwose. Niyo mpamvu ubonye irimo gukina neza kandi abakinnyi barimo kugenda bamenyerana. Niyo mpamvu igice cya mbere kigenze neza tukaba tubonye ibitego 2.
none araburamo akantu ko kumenyerana ngo bamenye ukuntu fari nganya akina bamuha imipira tuba tumaze kubona nk'ibitego 5 cyangwa 4. hanyuma ikipe imaze imikino 2 itsinzwe ibitego 8-1. muri iyo mikino 2 yose yinjije igitego kimwe cyonyine, hanyuma uharangiye half time ifite 2-0. ni ikibona cyahindutse uyu munsi ku buryo ikina biri perfect kandi cyambitse ibitego 2-0. Ikintu cyahindutse umutoza abakinnyi 6 bashya barimo kugenda bamenyerana, bari kugenda bakurira muri game. Impamvu ubona ikipe iri gukina neza, umutoza amaze kugenda amenya abakinnyi bashya nabo yasanzemo, ari kumenya uwo yakinisha ku ruhande no yakinisha ku rundi ruhande, ari kugenda amenyera ikipe n'abakinnyi ko bamenyerana. Niyo mpamvu ubona ikipe iri kugenda ikina neza. hanyuma mbwira nk'abakinnyi 2 nibura mu gice cya mbere ubonye uvuga ati performance yabo iranyemeje, urugero bakinnyeho ndemeye 100%. Abakinnyi 2, uyu mudefanseri wo muri Axe Chimanga perfect, uyu ni umuhanga cyane. Nimero 3 arimo gukina neza, akantu ubwo ngiye gushyiraho 3, akantu keza yakoze kuba yafashe uyu mukongomani wakinaga muri Yanga na Zamu Yannick Bangara Ritombo akamushyira kuri 6. urabona ko byabye umusaruro kuko uyu ni umutekinisi, ni mukuru ariko ni umutekinisi. Byafashe ikipe. Ese aba 10 n'ubundi nibo ubona bari bakwiye, ikipe iragororotse koko? Ikipe iragororotse, ntago ndamenya akabazo Abed afite, ni wewe muntu wenyine wakiyongeramo noneho ikaba yuzuye fresh. Ku bwawe Abed urabona yasimbura nde? Abed kugira ngo ajye muri iki kibuga wafata Yurikao ukamushyira hanze, ariko n'ubundi wajya basimburanya, bose barakomeye, ariko nuko nguko ipanze kabisa imeze neza bikomeje gutya. Hanyuma igice cya kabiri gitangira rero ndabona abakinnyi bavuye mu rwambariro. Gira ikintu ubwira umufana uri mu rugo wanga kuza kureba ikipe avuga ati muri maje gutsindwa 8 ni gute umunsi taratsindwa. Gira ikintu kimwe umubwira. Umufana uri mu rugo icyo namubwira ko football, umupira w'amaguru uyu ugiye kuwufana, nabwira abana babandi bajya biyahura, ugiye kuwufana ubuzi ngo ugiye kureba umupira, uzatsindwa, uzatsinda, uzanganya, kandi ibyo byose igihe bizaba ugomba kuguma ku ikipe yawe. Twe turaba Rayon Sport ni ikipe y'abaturage, tugomba kuyiba inyuma rero ahantu hose iri kugira ngo ikomeze itere imbere. Urakoze cyane, amahirwe mose. Murakoze cyane. Kagari Kabeza. Uri umufana w'ikipe ya Sport? Ni umufana w'ikipe ya Sport. Yatsinze se? Yatsinze ni 2 kuri ngahe? 2 ku busa. Urishimye cyane? Ndishimye cyane. Ntago nabyemera. Nireyo. Na Sport. Sargi Nyanza. Nireyo. Ni Murera. Nireyo. Ndayikunda. N'abana banje. Ntago nabaterana. Ari mu byiza no mu bibi. Ntago nzabaterana. Nireyo. Ntago nzabaterana. Nireyo. Urakoze cyane. Ntago nabyemera. Nakereka n'urukiro. Nomba. Mu karere. Urakoze cyane. Ni ikipe ikundwa n'abatari bake, ndakubwiye ngo umurenge ni Kanombe, akagari ni Kabeza, ni Murengezi, Amnadabu. urakoze cyane. Ini day to day kurikira nabwo ko turi kuri stade Kigali Pele Stadium, ni stade iri kubera umukino wa Elmerek n'ikipe ya Rayon Sport. Igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2 ku busa by'ikipe ya Rayon Sport. Ubu nibwo igice cya kabiri gitangiye. Ahangaha turi kumwe n'umufana, reka mbanze mubaze. Okay, nitwa Elmerek Football Club. Murabibona na hano. Jewe ndi umunyarwanda ariko nikundiye ikipe ya Elmerek bitewe n'ukuntu ikina. Wari umufana w'ikipe ya Elmerek? Cyane rwose, 100%. Wayikunze mu Rwanda cyane, uri usanzwe uyifana? Nari nsanzwe nyibona kuri televiziyo nkareba ikina agapira keza. Nawe ndavuga ati ishobora kuzaza mu Rwanda nkanayifana. Bamwe ni bavuga ngo nukuri umukeba wenda uri umufana w'ikipe ya APR n'ayandi. Cyane ikipe mfana nta n'indi jezi ngira.
ubu twamaze kuvugana n'umuyobozi wabo nuko nibagiye izina rye ariko yari yambwiye ko tuzaza tugahura akama ibikoresho byose. Umufana w'ikipe ya Elimeleke cyane rwose 100%. Igira fan club hano mu Rwanda. Iyi Elimeleke ifite hari abavuye iwabo bazanye nayo tuba turi kumwe nuko bashobora kuba bagiye muri break baraje bakunda kuba ari bane nanjye nkabo wa gatanu. Bori igitego cya mbere kigiyemo cya Elimeleke. Uri Elimeleke kuntu ikina Rayon Sport nizere ko yabatsinze. Uribuka bakina na Musanze uko byagenze. Musanze bakubise ibitego 2 half time nka guki. Yagarutse iti byishyura itsinda n'icya gatatu. Rero bayitondereye ikipe ikina ibintu byayo gake paka itsinze. Ubu ngubu uritegura guhagarara abafana b'ikipe ya Elimeleke hano mu Rwanda cyane. Nk'uko akanya rero. Ubu ni nawo mushinga uhari. Kuko navuganye nabo barambwira ati wowe tugiye kubana tugushakira ibikoresho nurangiza dushakire abandi bantu muzajya mudufanana badafite andi makipe. Ikipe zo muri hanze ntabwo ziba zishaka umuntu ufite indi kipe. Nuvuga ko ni wewe wenyine na indi kipe ufite. Apana bimwe bamwe baza ngo baje kurya ko babona mu duceri bafana andi makipe. Ntabwo bababyemera. Use ko bibaye 2-1 urabona muraza kwishyurara? Ya 2 bishobora kuboneka. Ibitego 2 urabona kuza 100%. Mukarareze cya gatatu. Cyane pe amahirwe masare. Birashoboka. Gusa hari akandi kantu kamwe ku muntu ku bantu bategura irushanwa rya Ibogisi. Ibogisi urarizi? Irushanwa rishinzwe gufana umufana w'umukino. Gushaka umufana w'umukino. Ngo bihangane kuba ngiye kubivuga. Ariko hari ibintu bitari byiza pe bibonekamo. Ukabura umufana w'ikipe, hari umuntu gusi yashizeho ujya kumurebera abo bafana. Uwo muntu ni ibintu mu Rwanda, ubundi mu Rwanda hari ibintu bitemeye, ibintu bya ruswa, bimeze nka ruswa. Kuba yakubwira ngo ninkufata ukaza ugatera ayo baraguhaturaga abantu cyangwa se uramaya nayo. Rero iyo bibaye nuyamuhe niyo wafanye ute wikaraza ute ntago yaza ngo yongere kugutora. Niyo mpamvu atongera kugutora. N'ubu birabaye kuri uyu mukino urumva aje kureba umunyasudani kubera ko tuba turi kumwe bo barabizi nyine aramubwiye ati jyana uyu nguyu niwe dushaka. Arangije yanga kunjyana ahitamo avuga ngo ntabwo wambaye umutuku. Baramubwira ati ibyo ni twebwe tumutoye mujyane. Aranga. Ubwo uzi impamvu yanze? Hari akamaci nakoze k'ubushize naje gutera penalty kuri Elimeleke. Ubundi ngenza kuri Elimeleke gusa ayo mafaranga barayampaye. Arambwira ati ko nta kintu mbona. Ubundi batanga 25 ariko we byibuze aba yifuza ko bamuha 10. Nubwo rero ari igikorwa cya Bbox itera inkunga ariko ni ibya Rwanda Premier League. Ibyo ni ukubwira Rwanda Premier League akaba ari bikurikirana kubera ko niyo ibifite mu nshingano nayo yashyizeho icyo gikorwa cyo guhemba umufana w'umukino. Ubu retour irimo faza irimo irangira kuri retour. Umuntu bita Donati nibashaka bazamwambura akazi aracyagenda mu bintu bya ruswa. Ntabwo atora abantu ashingiye ko bafanye, ahubwo batora abantu ashingiye yuko hari ikintu ashobora kuba baramuhaye kuzo bateye cyangwa se hari icyo bumvikanye baramuha. Ibyo bintu rwose abashinzwe abo bintu by'abafana babyigeho babikureho. Ntabwo mu Rwanda ruswa zikemewe. Ni nka ruswa ngiye nayifata nka ruswa. Ibyo ndakeka ari uko bitazwi ariko ubundi birahita bikemuka. Nibyo nibyezeye 100%. Kirango nge si cyo nibyo. Hari ahantu usaka akantu bagakura hose nibo bakama batigashyire wabo we twarakweme byararangiye. Nejo bundi abantu babo ufite ikirango dore ngo urarahagaze ndabona dore kumwisha dahari urabambaye ikoti rwose yambwiye atize kuza tubonane ngo ijezi we nabonye dushyigikira igihe cyose baba badahari. Murakoze cyane. Murakoze namwe akazi keza.